Murakaza neza kuri YouTube channel yacu Prime Show 250. Uyu munsi nifuje kubereka uburyo wakora face mask y'ubwiza mu buryo bworoshye ku mafaranga yawe ufite makeya kandi ukagira uruhu rusa neza rukeye rworoshye cyane. Nk'uko nabibabwiye, hano hari ibikoresho byanjye ndi bwifashishe mu gukora face mask. Harimo igikakarubamba nicyo ndi bukoreshe, harimo indimu niyo ndi bukoreshe, harimo turmeric niyo ndi bukoreshe, harimo n'ubuki, ubuki bwanjye ndi bukoreshe, harimo lape ndi bukoreshe, harimo wiper nayo ndi bukoreshe, harimo spoon, harimo igihiko nacyo ndi bukoreshe, then na food box nayo ndi bwifashishe mu gushyiramo ibyo natunganyije, harimo n'aka lipstick nako ndi bukoreshe. Nanjye ufata igikakarubamba cyanjye kuko ni kirekire kandi nshaka kukirapa, ndagikatamo uduce, nimara kugikatamo uduce nyisature kugira ngo mbone gukuramo umutobe neza, noneho nyirape. Nimara kukirapa kiremo mfungure turmeric yanjye, ndashyiramo igihiko n'igice. Nimara gushyiramo icyo gihiko n'igice, ndakurikizaho ubuki. Ubuki nabwo ndashyiramo igihiko n'igice njyanishije na turmeric nashyizemo. Nimara gushyiramo ubwo buki, ndahita nkurikizaho indimu yanjye. Nyimara gukuramo imbuto, mfata indimu yanjye nyikande neza. Nimara kuyikanda yashizemo amazi, then mbivange neza. Nyimara gutegura ibikoresho byanjye neza byose, narangije no kuvanga, ndafata wiper yanjye. Ku bantu badafite wiper mwakoresha amazi ukoga mu maso neza. Noneho ngewe ndafata wiper yanjye kuko ndayifite, nihanagure neza mu maso. Wihanagure neza ku buryo amavuta wisize mu maso agushiramo. Noneho mu kwisiga wirinda kukoza ya mask yawe, wirinda kubikoza mu maso, ku maso yawe no mu mwanya y'izuru, wirinda kuhakoza ya bya bintu byawe wateguye. Nuko rero ndafata za ingredients zanjye namaje gutegura, nindangiza nisige. Wisige neza buhoro, ntago uri bubisige ubifurushije cyane, urasiga buhoro ariko bimatire. Wisige byinshi ku buryo biri bufate ku ruhu rwawe, bitari bube nkaho bimanuka. Wisige nyine bifate neza, wirinde kubikoza mu maso. Nuko rero ndahije kwisiga amaso yanjye. Akandi kantu nashaka kubereka, ku bantu bafite mu kiganza harimo amabara, nabwo impamvu ndi kubishaka nahise mbibereka nuko nabyo wabikoresha ukisiga mu kiganza cyawe, ku ntoki zawe ukisiga. Kuri bantu bagira amabara ku ntoki nayo wayikoresha. Ikindi no ku bantu bagira amabara ku matama, kwa kundi uba warisize amavuta ukazana amabara ku matama ugashya, babyita gushya, nayo wayikoresha cyane cyane, birashira pe iyo uri kuyikoresha. Iyi nuzi iyo turmeric iyo kuyikoresha. Iyo umaze kwisiga rero utegereza iminota 15. Ibi bintu ntago bisaba, ntago nyine bikubangamira mu maso. Rero iyo minota 15 ushaka uri gukora utundi tuntu twawe, nyuma y'iyo minota 15 uba ugomba kwihanagura. Njyewe ngiye kujya koga mu maso. Waba ufite wiper ihagije kwihanagura, ariko biba byiza iyo ugiye koga mu maso n'isabune, ukoga neza. Yego. Nuko rero numara koga amaso neza, reba ku nasa, then ufate amavuta yawe wisige. Nizere ko mwisiga amavuta neza.
ufata amavuta yawe ukisiga neza neza, pana ibintu byo kwihutira kwisiga amavuta, uba ugomba kwisiga neza amavuta agafata uruhu rwawe. Rero kunonsa ntago ari amavuta yanjye, sinisiga amavuta arenze, ahubwo ni iyi face mask nkoresha bigatuma nsa neza. Then ushyireho na karipu kawe kakandi nakweretse, cyangwa akaveseline nyine wisige nyine ku munwa kugira ngo n'iminwa yawe ijye iba yoroshye. Ikindi mwibuke gukora subscribe, share, like and comment please.